mwese mukomeje kubana natwe aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye, tubifuriza kugubwa neza no kuguma mu rukundo ruva ku mwami Yesu rukomeze kubana namwe. Hanyuma ndi kumwe na kamera ziri ahangaha, ni cano zigiye zitandukanye. Hanyuma imbere ya kamera mafite intumwa y'Imana, reka mvuga ngo ni pastori. Turakwakiriye pastor. Murakoze kunyakira, nanjye reka nakire mwebwe ndi kureba imbere yanjye nk'abanyamakuru. Yego. Ariko kandi simbore kwakira na bene data tubana umunsi ku munsi badukurikirana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Babwire ngo bagubwe neza, ijuru ryongere ribishimire ribatekerezeho. Yego. Kandi mbahumurize, babwire ngo aho muri mu bibazo cyangwa se mu bisubizo, ariko ijambo rimwe riravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ntagire ugira ubwoba, ahubwo yitegure ko ijuru niribyemera impundu ziri buvuge mu izina rya Yesu. Amen. Pastor, mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu wabanza ukadushyira imbere y'Imana. Niko kuri. Turi imbere yawe mwami Yesu, tugwaye karibu n'ikaze. Byo tugiye kuvuga ntago ari ibyacu, ni ibyawe. Tugwaye karibu ngo utuyobore kugira ngo tutiyobora tugakora ibidakwiriye. Hejuru y'ibyo abana bawe twari tuje tugushaka, tugufitiye inzara n'inyota. Kubw'iyo mpamvu rero nutuyobore udukoreshe abazabasha gukurikira bose, ndetse yaba ari nonaha ndetse no mu gihe kizaza bagakurikirana ijambo ryawe, bazahembuke kandi bubakike kubw'izina rya Yesu. Amen. Hanyuma buriya kuganira na pasiteri ntabwo biba byoroshye. Hanyuma turi mu mwanya mwiza wo kumva icyo umwuka abwira amatorero. Ariyo mpamvu nanjye nguhaye umwanya ndakwakiriye utegezeho icyo umwuka abwira amatorero. Ni karibu. Murakoze cyane. Kuganira na pasiteri ahubwo nibyo byoroshye. None se waganira n'umushumba bigakomera gute? Reka nukwigengesera nyamuneka. Reka dusabe badusomera ijambo ry'Imana. Yego. Kubera ko riraturuta. Ijambo ry'Imana ni rikuru, riraturuta. Ariko reka dusabe bari dusomere, hanyuma tubashe n'ubundi kuryifashisha. Yego. Baradusomera rero ijambo ry'Imana riboneka mu byakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa ibice byaho bitatu. N'umurongo turahera ku murongo wa mbere. Hanyuma ibyakozwe n'intumwa. Yego. Ibice byaho bitatu. Guhera ku murongo wa mbere. Ariko ugende gake gake. Ugende gake gake kugira ngo tugendane neza mu ijambo ry'Imana. Yego. Nabo turi kumwe babashe kumenya neza intego dufite. Gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice byaho bitatu, umurongo waho wa mbere ugere hepfo gatoya. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ibyakozwe n'intumwa umurongo waho wa mbere ibice bitatu. Ibyakozwe n'intumwa ibice bitatu umurongo wa mbere. Yego. Nuko Petero na Yohana bazamuka bajya mu rusengero. Mu gihe cyo gusenga ari cyo saa 9. Mu gihe cyo gusenga ari cyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye. Ibirenge. Tubyumvikaneho, ntabwo ari umuntu uremaye ari hanze. Kuko ubu tuvugana abantu bari mu bitangaza by'ibintu abantu bateje abandi. Ariko especially cyangwa se icyitonderwa kuri uyu we nuko yavutse. Aricyo kintu ushaka kugira ngo abantu bitondere. Mu gihe cyaba Petero na ba Yohana bo bakizaga n'abantu ubumuga bavukanye. Uzanyereka abantu bari gukiza abantu bavutse baremaye muri iki gihe, bari gukiza ibyo babateje. Ariko abakiza ibyo abantu bavukanye ni bangahe? Komeza tugende. Hariho umuntu uremaye ibirenge yarabivukanye, nibyo? Komeza usome. Komeza umurongo ukurikiraho twumve icyo Bibiliya iri kuvuga. Yego, reka nze gato. Yego.
abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arasaba ngo bamuhe Petero na Yohana buretse we uwo murongo wugumaneho gato. Icyambere ntabwo bari abambere yasabye, hari abandi yasabye, yego, ariko kuko yamenyereye gusaba abonye Petero na Yohana nabo batambutse ati namwe murampaye. Hanyuma bigenda bite? Imana ishimwe ko uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ko iri jambo ry'Imana tugiye kuriganira n'abantu bagomba kumva icyo ribabwira. Yego. Hanyuma abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Abitaho azi ngo bagiye kumuha ibikoroto, ibiceri n'inote nk'uko ari byo yamenyereye. Yego. Hanyuma Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Utararengaho. Yego. Wowe n'icyo uri gutanga muri iyi minsi? Siko hari umuntu, hari ababuze umwuka wera, ntagira ibyina hatanga, ariko n'umwuka wera we yaravuze ati uturebe. Ntabwo ifeza n'izahabu byo ntubidushakiremo. Kandi bari bambaye amakote meza rwose. Abakozi b'Imana dukunda kwambara amakote. Yego. Hari igihe aba nta kintu kirimo, ariko iyaba nta cyari kiri mu ikote, ariko hari ikindi kirimo. Se urukunyumva? Ndakumva cyane. Iyaba nta cyari kiri mu ikote, iyaba nta kiri mu ikote ariko mu mutima kirimo, ntacyo byari bitwaye. Yego. Mu izina rya Yesu Kristo haguruka. Uwo mwanya rero. Yego. Komerezaho. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Kw'iburyo bisobanuye gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Nta muhanuzi ukorera buretse ku kuboko kw'iburyo. Muhanuzi wese udakorera mu gukiranuka kw'Imana. Hari abahanuzi muri iyi minsi bari kuyobya n'abantu ngo twebwe ngo turagukiza, ngo twigurukanaho karande, ng'imyaku, ng'imikoshi, ng'inyatsi. Reka da, barakubeshya. Kuko ibyo bintu bari kukubwira ko bari kukwirukanaho, nabo bafite bene wabo byabase, kandi nta muntu wishimira kugira mwene wabo umeze nabi, bitera ipfunwe. Ahubwo abantu kugira ngo abantu babemere barimo bavuga ibitangaza bakora. Ariko reka nkubwire ngo umuntu w'Imana, haleluya, umuntu w'Imana akorera mu gukiranuka kw'Imana. Ibintu byose bitarimo gukiranuka kw'Imana ni ibitangaza ariko by'abadayimoni. Ngiye kukubwira iki ngiki sindakigarukaho, kuko iryo jambo nurirangiza ndinjira mu bundi butware bwaryo. Yego. Haleluya. Amina. Kuko uyu munsi wa none tugiye kuganira icyo bita ibitangaza bya Yesu. Biracyahari. Yego. Vuga ngo biracyahari. Biracyahari. Amina. Abantu nibareke kuyoboka Bayali. Abantu bareke kuyoboka abapfumu. Abantu bareke kuyoboka abantu babatuburira babwira ngo zana igitambo cya miliyoni 10. Siko nabonye hari umuntu uri hano mu rusengero ngo mwanyemera ngo mugafata aya mafaranga yanjye. Amafaranga yawe urayahendahendera. Uzi ukuntu wayabonye bikugoye. Reka nkubaze. Imana ira tuvugishe ukuri, wibeshye. Kugira ngo ubone ibihumbi 5 cyangwa 10 bisevinga mu mufuka wawe birakorohera? Biragora. Hanyuma umuntu agaterura miliyoni 2, miliyoni ibihumbi 100 ngo mwanyemera mukayakira. What? Kugira ngo wereke umuntu ko afite ubutware. Nibyo koko afite ubutware bwo kuba yakuzanya, ariko cunga sana. Ibyera byose ntabwo ari amata. Yego. Ibibengerana byose ntabwo ari zahabu. Yego. Ni iki gituma abadayimoni bashobora kukubuza kumenya ubwenge? Mwuka w'Imana avuga ku bugingo. Ibitangaza bya Yesu. Amufata ukuboko. Aramubwira kw'iburyo. Aramuhagurutsa. Cyo bita igitangaza gikorewe mu gukiranuka kw'Imana. Iyo gikorewe mu gukiranuka kw'Imana, Imana yumva isawundingamo cyane kuruta abantu. Imana igaragaramo cyane kuruta abantu. Je nomme Sir Bray.
ijuru rigaragaramo cyane kuruta abantu. Yego. Rero abantu reka mbabwire, ubundi ninde wababwiye ko Satani adakora ibitangaza? Ninde wabibabwiye? Satani akora ibitangaza ava mu ijuru se, ko Imana yamuciye mu ijuru kubera ubwibone? Twigeze tubona aho yamwambuye impano ze? Impano yarazimanukanye. None rero niba Satani akora ibitangaza, nikikubwira ko ikizatandukanya ab'Imana n'abasatani si ibitangaza, kuko n'abasatani barabikora. Ahubwo ikizakubwira yuko umuntu w'Imana ari we uhuye nawe, nuko azakubwira amagambo akiza ariko arimo n'ubugingo. Yego. Fite ibyiringiro bifite ubugingo, fite umugabane mu ijuru, fite rasibawa ene pakora restita ini wazema. Ibyiringiro bifite iki? Unosepa ari wizima ene kike doze herva. Ibyiringiro bitagira ubugingo ntabwo ari iby'Imana. Aba bantu barimo batwicisha inyigisho za prosperity. Ngo receive, ngo and receive, ngo cakira wongera ucakire, ngo ngwino utwara ibyawe. What? Ibyiringiro cakira ibyawe? Hose kumbwira ngo ncakire imodoka, ncakire n'inzu, abapagani bazitunze barazicakiye. Kumbwira ngo nicakire ikibanza, yego simvuze yuko guhanurirwa ibintu byina hari bibi, ariko wishaka kumoza muri icyo bintu byo kunsinziriza. Wimweza muri kadase, kuko mu rusengero ikintu cyambere tuzi kivamo ni ibyiringiro by'ijuru. Iyo ibintu umbwiye bitarimo iby'ubugingo, ubunyobya, kuko ibyo bintu uri kumbwira no hanze nabihabona. Siko kuri? Kwirirwa uri kurusetsa mu rusengero ngo nukugira ngo mpembuke, mu maspektakere ntibabivuga. Ntago wabonye ahantu henshi haba ibitaramo byo gusetsa abantu? Ntibahari abantu babifite. Hanyuma se bari aba bajyana abantu mu ijuru. Iki gishobora gutuma abantu birirwa bazenguruka. Ariko reka nkubwire, ubuzima bumeze nk'ubw'ikinyugunyugu, wirirwa ugakunda byo zose ngo nizawe, ngo nibi ni ibyacu. Burya ngo ikinyugunyugu iyo kigwa hariya cyo kiva ngo nibi ni ibyanjye, ngo na biriya ni ibyanjye, ngo na hano ni ibyanjye. Receive and receive. Ugasanga ufite agenda ngo we ngo uzagira amamodoka, ngo byarukururana. We uri gukururana n'abadayimoni bakuze, ngo none ushaka rukururana. Ninde yakubeshye ko ibintu biza bitakorewe? Toniki baoze mepa. Umugisha uzanwa nuko bengite fahariwa. Birera buze ngo umuntu nakuri ibishimwa mu bigawa azaba nk'akanwa kanje. Senosi kidevone papa. Nikita ninde wakubeshye ibishimwa nibiva mu bigawa. Imana iguhindura kanwa. Iguhindura kanwa. Ngo umukiranusi yo yatuye Imana irarema. Jambo igiye gukama, kuko bizacura igihe bya Yesu nibyo birama. Namugi shuri mu by'isi n'umuramutumuka, ibya Yesu nibishira aramaza wenyine. Kwa Yesu niho bidashira. Petero na Yohana bari kumwe. Wibuke ko batarahabwa umwuka wera. Bataragira gute? Batarahabwa umwuka wera. Mubwire ko hari n'abandi bantu bagiye mu bidafite umumaro, bavanga ibyinaha n'ibyo mu ijuru, babusana n'umwuka wera nyirizina. Bawubuze bajya gucisha imbaraga. Reka nkubwire, kuko nta mwuka wera ufite, uzahanwa kabiri. Havumwe uvuga ngo iravuze itagize gute? Itavuze. Noneho batarahabwa umwuka wera, barategereje, barihanganye. Kristo ngo atandukane nabo, arababwira ngo icyakora, ibyakozwe ngo n'intumwa 8, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo pika darandima bo kumamya i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya, no kugera kumera. Seva de bonegeri drome periala nesha hose kitahora vaya sipide more hema. Igihe cyose utariyumvamo imbaraga zo kuba umugabo wo guhamya ibya Yesu. Ariko ubundi reka nkubaza, urwo rusengero ubamo umazemo imyaka rutaraguhindura kwitwa umugabo uhamya ibya Yesu, ntuzi kwisengera. Niyo umuntu akubwiye ngo tera isengesho birakunanira, ubundi wize iki? Gupfukamira umushumba no kumubwira ngo wigiye ku mavuta ye, warize koko? Wize iki? Utazi no kwisengera? Ayi, wa mwenda wari ukingirije hera wagira ngo wakingurukiye abandi, wowe urasigara.
reka nkubwire nicyo kikumenyesha ko uri kumwe n'umuntu nawe ukennye mu isi y'umwuka n'umukene. Reka mbaseke ubanye n'umuntu imyaka 2 ntuzi kwisengera uri mu rugo, ntuzi kwiyiriza. Ariko reka nkubaza, ntiyavuze ngo tugere ikirenge muke? Intumwa ndashaka ko tugendana. Yego turi kumwe. Amena. Intumwa zabanye na Yesu imyaka 3 n'amezi 6. Byazihaye imbaraga ku rwego Yesu adahari. Atagize ati adahari. Uzi ko ari abakristo bamaze mu nsengero imyaka 5 atashobora kwitegura amasengesho y'igice cy'umunsi cy'amasaha 12 ntabyo yashobora. Kubera iki? Nuwamureze uko wigishijwe nyine nukureshya. Tukugire gute se? Ariko Imana igiye gukubita bene abo bungere, hanyuma zizatataniraho abazifite uburyo bwo kuzerera bazirera. Izi ntumwa zamaze iminsi 10 ziri mu cyumba cyo hejuru, ziri zonyine. Umwuka wera yaratari hasi, ubyibuke. Ariko zari zizi gusenga kuko Yesu ari kumwe nabo, yarabatoje. Zaranamubwiye ngo twigishe kugira gute? Gusenga. Bitwigishe natwe tuzamena uko tubwira abandi. Twigishe gusenga, arabigisha. Hanyuma barabizana, baranabikoresha. Ariko umaze mu rusengero imyaka 5 no kwisengera mu rugo ntabyo uzi, igihore kigwa ku nzu uti baranyishe, umuserebanya wanyuraho ngati baraje, ubundi asigaye ukawukingirana ugashyiraho n'imyenda, ubundi ukirukanka. Yahagera nawe yabireba ati uyu ni umudayimoni ni karande y'iwanyu, ati ndayirukana utazi igitambo cya miliyoni, ukaburagiye urayazanye wayaguruza wagira gute, ukabushyiza aho ngaho. Reka nkubwire, ugiye kujya uyatanga n'ibyo bakubwiye ngo bikuweho bigukurikirane kugeza igihe uzamenyera ko ibyo kwa Yesu nta kiguzi bisaba. Nta kiguzi, ntacyo bisaba. Desifo leba lekota ni pasinima lefasema ny de bray destikato babana na bose kidetofa. Ibyo uvuze Imana irabirema. Imana iguhindura akanwa nyine. Etakute kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ku musaraba yo hava ubutware. Ubutware buguhesha amahirwe. Mbabarira urangize iryo jambo. Nukuri. Reka ntabwo turatinda, turasengera abantu, turashaka kubwira abantu ko Yesu agikora ibitangaza. Imbaraga za Yesu ziracyahari. Yesu aracyabohora. Abohora n'ababivukanye sha. Yego. N'ababivukanye ureka abantu ngo baguteje ibintu ngo ndabyirukana ko ntarabona arambura uturenge twavutse afite ikibazo. Ibyo ni ikikubwira ngo ibitangaza byabo bifite aho bigarukira. Ariko Yesu yaravuze ngo nimugira kwizera muzimura n'imisozi ishinguka itabwe mu nyanja. Ni ijambo risobanuye ngo kwizera kwawe kwaguhesha no gukora ibyo Yesu yavuze uzakora. Yadusigiye inanga. Reka dufite task twebwe, dufite misiyo. Aha, soza iryo jambo. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Arabandaduka. Yego. Arahagarara. Aratambuka biremera. Yinjirana nabo mu rusengero. Ntibamusize hanze. Atambuka yitera hejuru. Ashima Imana. Abantu bose babibona agenda ashima Imana. Baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero. Wicaraga ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza, asabiriza ngo bamuhe. Abantu barembereye mu nsengero zitwa nziza barumirwa. Abantu barembeye kuri za ritari. Uza abantu barembeye ku dututi. Uza abakobwa baheze ku ishyiga bari mu nsengero. Uza abasore n'abakobwa. Uza abantu bari gusambanira mu nsengero. Wowe
urusengero rwitwa rwiza ariko rutavugirwamo iby'ubugingo. Impamvu ibyaha bigwira mu rusengero ni uko abantu bagwije guhamagaramo ibyinaha ngaha. Ibyinaha reka nkubwire ibi mvuga birazwi, abantu bajye banemera ko tuvuga. Turi ku ijambo rivuga ngo ibitangaza bya Yesu biracyahari. 2013 ndumva ari 2013 nibwo twari tutangiye gukora umurimo w'Imana mu buryo bugaragara cyangwa nk'umudugudu ahantu bita Nyakabungo muri Gihogwe. Haje umwana wabivukanye agendera ku imbago ebyiri, ariko kigera mu iteraniro numva umwuka wera njeho, ngendera muri iki cyanditswe ndavuga ngo niba Petero na Yohana baruzuye umwuka wera bagahagurutsa ikirema ku irembo ryitwaga ryiza. Muri iki gihe twe tuvuga ngo wamugaye, ufite ubumuga. Ariko Bibiliya yavuze ngo ni ikirema. Ntihagire ubimpora. Ni ibiri muri Bibiliya. Noneho numva kwizera kwanjye kuratubutse, numva kuragutse, numva ndebye cyane ku mbaraga ziri mu maraso ya Yesu. Numva nibutse ko Petero na Yohana batakiri inaha, ariko ngewe mpari. Ndangije ndavuga ngo uyu muntu agomba gukira, ndizera. Nta kintu yari yampaye, nta nubwo ari nge wari wamuraritse. We yiyumvishemo kuza mu rusengero, nanjye Yesu anyumvisha kwizera kukiza. Ndamuhamagara, abari bahari barabyibuka. Muhamagaye araza, ndamubwira ngo tugiye gusenga. Ndasenga, ijwi rirambwira ngo izo mbago nazirekure. Ndamubwira nti rekura izo mbago. Arekura imwe yindi aratinya, ariko imwe abasha kugira gute kuyirekura. Yarabivukanye, ntabwo ari imodoka yamugonze, ntabwo ari impanuka yagize, ntabwo ari ibirozi bamuroze. Yaragize gute? Yarabivukanye. Hanyuma rero naramusengeye, tuzengurukana mu rusengero, ntwaye imbago imwe nawe atwaye indi. Ndamubwira ngo nugira kwizera niyo ngiye uyisige. Arambwira ngo kwizera ndagufite mukozi w'Imana, ariko ndumva kutaruzura, reka nijyanire n'iyi ngiyi imwe. Ndamubwira ngo kuwa 4 w'igitaha uzayizane. Abantu bose baratangara, bamwe baraza baranyongora ati niko yavutse. Ndababwira ni mva inyuma, mwumva inyuma. Nanjye mera nka yumwe Paulo yavuze ati mva inyuma Satani. Ndababwira ni mundeke byo ndimo ndabizi. Narasenze kuwa 4 ndashima Imana, yagarukanye yambago, agenda n'amaguru ye. Nabugingo ubu ndumva ashobora kuba byaye kabiri n'umudamu, icyo gihe yari umukobwa. Ubu tuvugana agenda niyo ubibonye ubona koko yigeze kugira ubumuga, ariko ntajya agendera ku mbago, nta nkoni yitwaza, yikorera ibintu bigakunda. Yesu aracyakora, Yesu aracyakiza. Abantu nibareke kujya mu bapfumu, abantu nibareke kujya mu bantu bavuye guhaha imbaraga muri Nigeria. Yesu aracyakora. Kandi se ko namusengeye hari n'igihumbi namwatse. Ariko abantu ngo nagonga amavuta akora, ngo udatanze igitambo, amavuta ntakakora. Amavuta yawe koko aho yakuye baguhaye kondisiyo zuko atazigera akora nta gitambo, ariko ya Yesu niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranijwe rihinduka irikomeza ifuruka. Mubakwe n'amabuye mazima mu binzu y'umwuka wera, kugira ngo mubashe mwubakwe nk'amabuye mazima. Anesiri wera, mwubakwe nk'amabuye mazima, mwubakwe nk'amabuye mazima, mwubakwe nk'amabuye mazima, mwubakwe nk'amabuye mazima. Hano barakubeshye, barakwishe wowe, barakuyobeje. Ni nayo mpamvu ibyo bitangaza byawe bitazarama. Bazakubwira ngo urakiza ariko uzongera urware, kuko nta cyubahiro cy'Imana cyabonetse muri ibyo bintu, habonetsemo icyubahiro cy'abantu. Ntabwo ntakana yuko umuntu wasengewe yatanga ituro, rwose ntimuntuke. Nimunanuka ariko nta kibazo, nta mugaragu uruta shebuja. Njye sinjya nisegura iyo mvuga ibyo Yesu ashaka. Nemeranya n'umutima wanjye na Bibiliya nasomye na teolojiya nize, n'ubwenge Imana yampaye. Nemeranya ko umuntu wamusengeye agakira ubwe n'umutima we,
arebe ikintu kimuvuye ku mutima kingana nuko abishaka, akakubwira ati mukozi w'Imana warakoze kunsengera. Ariko abantu bigize nka Mesiya babaye ari bo basimbuye Mesiya, barashaka ngo abantu babapfukamire babaramye. Ninjye wagusengeye urakira, ninjye watumye ushaka urugo, ninjye wakwirukanye abadayimoni, ninjye waguhesheje amavuta, ninjye waguhesheje umugisha. Izo nyigisho ndazivumye mu izina rya Yesu. Izo nyigisho nizicyura igihe, zatumye abantu b'Imana barindagira, zatumye abantu bavana amaso kuri Kristo bayahanga ku bantu, zatumye abantu basigaye bafata abapfumu bakabagereranya n'abantu b'Imana, kuko bose barishyuza. Aho batandukaniye naho bishyuriza. Naho ibyo kumbwira ngo umupfumu yisize ibintu, nabariya bisiga ibindi, abandi baza bafite za parufe. Nuherutse kubona umuntu batwereka umupasitoro ngo ukorera mu nce za Kimironko, ufite agaparufe apuriza, abantu bagasinzira bakagwa muri koma, ngo izo ni imbaraga. Ubwo bumaji nibucyura igihe mu izina rya Yesu. Izo mbaraga ndazivumye mu izina rya Yesu. Nzihinduye pararize. Kristo wabambwe akapfa akazuka, uwo naganze namire nk'uko inzoka ya Mose yamize ibitangaza inkoni z'abakonikoni bo kwa Farawo. Ndahamagara umwuka w'Imana, ndahamagara Imana yera, ndahamagara nyir'umurimo, ndahamagara nyir'itorero na anewasikaha, namanukire kumira ibyo bitangaza by'abakonikoni, ibyo bitangaza by'abiyisa ba Yesu atari aba Yesu, ibyo bitangaza bya bene Sikewa. Bene Sikewa baravuga ngo mu izina rya Yesu. Uwo Pawulo avuga, reka nkubwire, ntabwo urahura na Yesu, kuko impamvu utarahura na Yesu ntabwo uvuga ibiri mu nyungu za Yesu. Yesu ntabwo yunguka iyo uvuze ubwira umuntu umuhanurira inzu ariko ukamusigana umugogo w'icyaha, umuhanurira amafaranga ariko ukamusiga ubugingo bwe bubora. Yesu ahomba, wowe uhombya Yesu. Henesiko wowe uhombya Yesu. Nepine sa Imana igiye guhangana namwe. Ibyo bitangaza bitabyara ubugingo aho mwabikuye bigiye kumenyekana. Nongere nkubwire ngo simpakana ko Imana itanga amazu, simpakana ko Imana itanga amafaranga, simpakana ko Imana ikura abantu mu buzima bubi, simpakana ko Imana ihindura abantu. N'umuririmbyi yaravuze ngo arantangaza, Yesu arantangaza. Akura umuntu muri puberi akamuhindura, akamukarabya we, akamusiga, akanamwambika. Yesu arantangaza. Edestita so ni ijambo rivuze ngo kwa Yesu iyo tuhageze turanasirimuka, ariko enevasipa inyungu za Yesu, inyungu z'ijuru itawasipa. Ikijuru rishaka nuko n'imitima yanyu ibitunganiye Imana, kuko igishoro gikomeye kiri muri wowe, nuko Imana ivugira muri wowe, nuko ubugingo bwawe buba buzima. Ntabwo iyo mibiri usiga, ntabwo ari izabona Imana. Ibyo bitangaza nta na kimwe uzakura inaha. Reka nkumenere n'ibanga, iminsi izagera uva inaha, iminsi izagera urangire, iminsi izagera umwuka ushiremo, kuko nawe ntuzabaho akaramata. Ikimenyetso nguhaye nuko uzarebe abo mu muryango wawe igisekuru ukomokaho, uzasanga bakubanjirije barapfuye. Bivuze ngo nawe uzabakurikira. Ibyo bakuhanurira nta na kimwe uzajyana nacyo, kuko bazagushyira muri metero 2 kuri 1. Abatarabiciye bazabirya. Ariko desa wangi libreya mu byahishuwe haravuga ngo mwuka aravuga ngo yego nibaruhuke imiriho n'imihati, kuko imirimo yabijyanye nabo ibakurikiye. Igize gute? Ibakurikiye. Imirimo izagukurikira, gukiranuka bizagukurikira, kandi ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru. Ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Hari abantu kubera ukuntu bakomeje, kandi reka mbwira abantu, reka da si uko bimeze, ntabwo ari uko bimeze. Intama kuko zari intama nyine zizamurikirwa n'umucyo, Imana ibarokore. Ahubwo wabayobeje niwe Imana igiye gukubita. Rya jambo ribango nzakubita umwungeri intama zitatana, zizatatanira ahandi hirya no hino. Ariko wowe wihaye iyo nyigisho kugira ngo abantu bakugumeho, ya receive and receive, cya kiragonga afata.
utitaye ku bugingo n'igishoro, ukicara ku ntebe yo kwitwa umukozi w'Imana, ariko uri intumwa iyobya, ijuru rigiye kugukubita inkoni izatuma uva kuri iyo ntebe, kandi ibyo uvuga